Muvandimwe, reka nkubwire ibanga ry'ukuntu ubwonko bw'umugore bukora iyo bigeze ku ngingo yo guteretana, gukundana, imibanire ndetse no kubaka urugo. Burya ni kamere ya buri mugabo, biba muri kamere ye kurinda ndetse no guha umugore ibintu byinshi. Niko umugabo aremwe. Iyo umugabo akunda umugore hari ikintu kimusunikira guha uyu mugore byose no kumukorera ibintu bitabarika agamije koroshya ubuzima bwe. Gusa ubwonko bw'umugore ntabwo bufata ibyo bikorwa byose biba byanakuvunye nk'uko ubitekereza. Abasuhuje, nitwa Samuel Mugisha, mbahaye ikaze kuri YouTube channel yanyu Télé Montagne Rwanda. Mukomeze mukore subscribe kuri channel yanyu, nibwo muzajya mubona ibiganiro rusange tubagezaho hano, ibiganiro bikwigisha buri munsi birihutirwa. Ku mugore ibyo byose we abibona nkaho umutinya, ko wamushyize hejuru yawe kandi kuri umunyantege nke ku buryo atekereza ko uri umuswa kandi woroshye kugenzurwa no gucishwa hirya hino. Ubugira neza bwawe we ahita abubonamo inganzwa. Noneho igihe yamaze kwemera ko afite ububasha bwo kukugenzura, ibintu bihita bihindura isura. Nibwo atangira kwitwara ukundi, akavuga anakuvugisha uko yishakiye ndetse akanitwara uko ashatse, kubera ko mu bwonko bwe harimo ko umukunda kandi uri uwe ngo akugenzure, akugenze uko ashaka. Ibi tubyemeranyeho, niko bose bameze, bose, yewe na babandi bubaha tuzi. Niba ubishidikanyaho baza abantu mwegeranye, baza bariya abagabo babinyuzemo babizi. Itegereze ingo z'iyi minsi, uko umugore yaba gushimira kose, uko umukobwa yaba gushimira kose urukundo wamuhaye, ntibivanaho kamere ye nuko ateye. Ejo cyangwa se ejo bundi abazigaragaza. Niyo mpamvu hari abantu bemera ko ku bagabo uba ugomba guhora witeguye. Niba atangiye kwitwara ukundi kubera urukundo umuha cyangwa se umwereka, sa n'ubimwaka gake, rekeraho kubimuha, tuma yongera kubikorera ahindura imyitwarire ye. Ubwo ni na gutyo kugusuzugura n'igisuzuguro kuri wowe tubiciye. Ni ibintu byumvikana, nuhagarika kumuha urukundo rwose azakumerera nabi, azakubaza impamvu kandi ntuzarye indimi. Uzamubwiza ukuri ko byose byahagaze kubera imyitwarire ye. Niba akeneye wowe wa kera, agomba gukosora uko yitwara. Ngo abagore benshi iki gihe bazagerageza gukoresha ibitsina byabo nk'igikoresho cyo kukugenzura no kugutwara mu matwara yabo. Azakoresha akoresheje umubiri we, atekereza ko uzibagirwa, gusa ntuzagwe hasi. Ryamana nawe niba ubishaka, igihe ubishaka byonyine. Ntukamanika amaboko hejuru y'ikintu nk'icyo cya fake. Niba hari isomo abagore bakwiye kwiga, nuko uguhuza ibitsina rwose ari ibintu biri hasi cyane na nyuma ya zera, ahubwo ku buryo bitabaha ububasha bwo kuba baguca ku kwihagararaho kwawe ngo bakugushe hasi. Bigenda gute rero iyo umugore yanze kwikosora? Mureke agende, nagukanyisha kuzamurira ibyo wamwimye ku bandi aho kwikosora. Mureke agende kandi nawe wowe witeguye gukomeza ubuzima bwawe. Muvandimwe, ugomba kujya ugabanya ibintu by'impuhwe buri gihe. Abagore bateye ubwoba muri kamere yabo. Niba uri umuntu utabasha kubyutsa ingabo yawe ikubitsemo ngo wihagarareho imbere ye yabo igihe biri ngombwa, ubwo nyine wamaze kwicara mu bwato buri kuruhama. Kubera ko igihe umugore ari we uyoboye, imibanire irapfa irangirika. Nawe azagukururira mu mukungugu asanzwe abamo. Ibi byumve, iki kiganiro ntikikubwira ngo wanga abagore, abakobwa, kuko ni n'inshuti zanjye bikomeye. Ahubwo nicyo kugira ngo umenye kandi wige kamere yabo, bityo ujye umenya uko ubatwara. Kunda umugore wawe, yewe uzamuhehe no mu kibuno niba bikwiye. Mufate nk'umwamikazi mu gihe yitwara bigukwiriye. Gusa igihe yangije ibintu, muhane. Umuhanane n'imyitwarire ye idahwitse, nta gusubira inyuma, nta gutinya ngo arasuka amarira hasi, utitaye ko ari burakare cyangwa se ibikangisha ari bukubwire. Uko niko bayobora, uko niko baba abagabo. Ubwo se igisigaye ni ikihe?
Urubuga Life Compass ni urubuga rugira abantu inama ku buntu nk'izi. Life Compass Rwanda ushobora gukanda kuri link nashyize munsi y'iyi video no muri comment, ubundi ukabasha cyangwa se ukabasha kuba wagisha inama ku byerekeye urukundo, ubuzima, amafaranga ndetse n'imibereho. Wabona no kuri Facebook. Kuri urubuga uba ushobora guhabwa ubujyanama kuri WhatsApp yawe, SMS ndetse na email ukoresheje ibyo ngibyo. Byose bigakorwa mu ibanga nawe umenye uwo uriwe, kandi ubwo ugahabwa ubujyanama bukubereye. Life Compass, habwa inama y'umunsi ku gihe, wirinda ko inshuti zawe zigushyira hanze cyangwa se zaza gushyira hanze nyuma y'uko wazisangiza amabanga yawe. Igaya amabwiriza iyi mibereho uhinjize mu buzima bwawe, hanyuma wibereho nawe. Amabwiriza aba ari amabwiriza. Nshuti bakunzi bacu, nishimira ko mugumye gukurikira Télé Montagne Rwanda. Ikiganiro naha tugisoreje, isomo ry'uyu munsi naha turisoreje. Iki kiganiro wagikunze banuka munsi y'iyi video wandika ijambo rigira rite duhereza ibindi. Nanjye ndashyiramo agatege dusheho kubahereza ibiganiro byinshi byiza bibigisha. Ku kirahuri cyawe kandi ahagana iburyo hari ibindi biganiro wareba, mwibuke mukore subscribe. Ibi birihutirwa.